murakaza neza abakunzi ba Self to Self. Thank you for coming back. Ndabakiriye, ndabishimiye. Niba uri mushya ari ubwa mbere uje hano hantu, turakwakiriye nawe. Thank you for joining our community. Community y'abagore bashaka kwiga uko baba buri munsi bubaha Imana, bayihesha icyubahiro mu mibereho yabo. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku mafaranga. Amafaranga ni ikintu kiri very crucial, kandi nk'abagore we are related mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku buryo atari ikintu twakwirengagiza. Kuki ari ngombwa ko twiga ku mafaranga? Kuki ari ngombwa ko twiga ku mafaranga nk'abagore? Icyambere nuko ijambo ry'Imana ritwereka ko ibyo dutunze byose atari ibyacu. Twebwe we are simply stewards. Imana yaratubikije ibyo dufite byose, ni Imana yabitubikije. Nuko rero harimo ikintu cya accountability, kuko ikintu atari icyawe ugomba kugikoresha mu buryo nyiracyo wakiguhaye ashaka kugikoreshamo. Kandi at the end of the day turabizi ko tuzabazwa ibyo amafaranga Imana yaduhaye, ubutunzi Imana yaduhaye n'uburyo twabukoresheje. Indi mpamvu ari ngombwa ko tuvuga ku mafaranga nk'abagore, ibyanditswe byera mu Migani igice cya 14:1 kiravuga ngo umugore w'umunyabwenge yubaka urugo rwe, ngo nyamara umupfapfa ararusenya. Nuko amafaranga ari very crucial in how we build our own homes, cyangwa se no gusenya ingo zacu. Sinzi niba mubizi, ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko ingo nyinshi, divorces nyinshi zibaho mu ngo ziterwa n'amafaranga. Hari wakwibaza ko ziterwa no kutumvikana ku mafaranga, ziterwa n'uburyo amafaranga akoreshejwe mu miryango. Icyo kintu for me was a shock, kubera ko numvaga ko hari izindi mpamvu zitera divorce ziruta amafaranga, ariko impamvu ya mbere itera ingo nyinshi gutandukana na amafaranga. So that's crucial. Niba dukeneye kubaka ingo zacu, dukwiye kumenya, we have to learn uko amafaranga akoreshwa, uko tuyakoresha. Dukwiye no kwisuzuma ndetse natwe ubwacu uko tuyakoresha, niba bihuye n'uburyo Imana yifuza ko tuyakoreshamo. Indi mpamvu nk'abagore dukwiye kwiga kuri iki kintu cy'amafaranga, ari nacyo kintu ngewe niboneye, I think all of us twarabye experiences at some point, niko we are in age of consumerism. Turi mu gihe consuminga ibintu, mbese abantu babereyeho kugura ibintu. Neho ko navuga, usanga biroroshye guspendinga. Umuntu ajya kuri telefone, ashobora gukora order, ibintu bikaza amasaha 28. Ujya kuri ma social media ukahita ubona ikintu, biroroshye kuhita ukirarikira ukavuga iki kintu ndagikeneye. Kwamamaza ku yindi level, it's too much. Nkano muri Amerika ho ndabibona, it's sickening, birababaje, aho usanga nta gihe gisanzwe gisigaye kibaho. Ibintu byose byahindutse special moments, special events zituma ugomba kugura. Ikibabaje nuko twebwe ari igihe twibwira ko ibyo bintu biri netre, twibwira ko biri aho ntacyo bitwaye, ariko biriya bintu abacuruzi babikora ku bushake, kuko bakeneye ko duhora tugura. Nk'urugero natanga, usanga nko muri Amerika mu gihe cya Noheli, Christmas season, it's too much. Holiday izo bita ubwo holiday seasons. Ukinjira muri store, the Christmas light, the presents, the thing, nyine ni bya bintu ku buryo winjira ukahita wumva ugiye muri mood yo guspending. Ubwiye vuyeho ntago biba birangiye, hanyuraho amezi make bati haje Saint Valentin, harya ni mu kwa kabiri. Yes, ubwo Saint Valentin urinjira mu iduka, ibintu byose biba bigize umutuku, gura indabo, gura imitima, gura shokora, gura. Ni nk'abari they like, ni nk'abo bagenda bagukubitaho, buy, nta gahenge baguha. Iyo irangiye ntago biba birangiye. Easter is also commercialized. Aho usanga kuri Easter hano bakubwira bati Easter, hari ubundi Easter abantu ngo bagura iki, Easter bunny. Ibaza ukuntu Yesu azuka abantu bakakubwira ngo haha, ariko ubwo kukimaha kuki wamahisha kuzuka kwa Yesu bihuriye n'isoko ko ntaho. Ubwo ibyo ngibyo byarangira bakakubwira bati St Patrick, bwacya bati Father's Day, bwacya bati Mother's Day. Mbese ngira ngo buri munsi
ubwo ntago twashyizemo ama birthday y'abana nukuvuga ngo icyo abacuruzi bagamije nuko utaruhuka kugura. Yes, it's very sad, birababaje, we have to acknowledge it for what it is, it's too much. Kandi kibabaje nuko twe nk'abagore bino bintu bitadusiga ntacyo bidutwaye, bidusigira irari mu mutima ryo kumva dushaka koninga ibintu. Niba ufite iPhone 8 na you can't settle, there's a new version you want to buy. Once you buy iPhone 12 ntago birangiriye aho, harasohoka indi. Ni nko kuvuga ngo ni icyorezo, haje icyorezo. Niyo mpamvu rero bagore ibi bintu dukwiye kubiganiraho. Ibi bintu birasenya, ibi bintu ni ikibazo. Ntago rero twareka kuganira ku mafaranga kuko there's already an issue. Hari issue yuko muri societe birimo, hari issue yuko Imana idutegeka gukoresha neza amafaranga iduha. Hanyuma rero ibi bintu birahura bite n'abagore. Ibi bintu birahura kuko iyo turebye muri community ubungubu nshobora kutavuga ngo ibintu mvuga bishobora kuba real kuri context y'abantu bari mu gihugu runaka atari abari mu kindi, ariko nizera ko buri muntu wese hari ikintu yakuramo, ndetse n'abakobwa batarashaka hari ikintu wakwigiramo hano. Now ikibazo cya mbere dufite nk'abagore, reka tubanze tuvuge ku bibazo, noneho turaza no kuvuga ku bisubizo. Ikibazo cya mbere dufite nk'abagore ku byerekeranye n'amafaranga nuko dufite ikibazo cya comparison, cyangwa se kwigereranya, cyangwa se guhora turebera ku bandi uburyo dukwiye kubaho. Iki ni icyorezo. Ubundi hari ibintu njya kuvugaho nkumva mu by'ukuri n'amarira yenda nko kuza kuki, kubera ko ndabibona, I see it, ndabibona buri munsi, ndabibona mu bagore bo muri community mbamo, ndabibona kuri social media, ndabibona here and there. It's nawe niba ufite amaso areba urabibona. Hari ikibazo cy'uko abantu babayeho bigereranya n'abandi. Turi muri culture aho usanga niba ubonye ikintu undi muntu agifite nawe wumva ugishaka. Niba ubonye umuntu yambaye ikintu cyiza ntago birangiriraho, nawe wumva ugishaka. Mbese turi muri age of quick gratification, aho umuntu aba yumva nta kwihangana asigaranye. Niba ari icyo gitenge wagikunze ukumva ko nutakigura ngira ngo uri bupfe, ariko reka nkubwire nago wapfa pe. Ukiretse buriya ntukigure nago wapfa, abandi bakacyambara ntucyambare, nta kintu na kimwe wagenda ukaba amahoro pe. Iki ni ikibazo gikomeye bavandimwe, iki ni ikibazo gikomeye, ntago twakirengagiza. Aho usanga iki kibazo gituma mu bihugu bimwe na bimwe, wenda reka mvuge nka context ya hano ndi, abantu people are going crazy. Mu kinyarwanda cyiza abantu barasaze, ibirenge nago abantu bakibikoza hasi, cyane abagore. Ndavuga ku bagore, ntabwo ari uko abagabo badafite ibibazo byabo, ariko iyicano ntabwo ishinzwe kwigisha abagabo, ishinzwe kwigisha abagore kubahugura. So niba mvuga hopefully ko n'abagabo bazigira ahandi, kuko spirit of consumerism ntabwo ari abagore gusa babifite, ni icyorezo dufite twese. Now iki kintu rero kirasenya, ndashaka kukivugaho kuko gisenya. Ushobora kwibwira ko wowe gukunda amafaranga no kuyakoresha nabi no kugura ibintu bidakenewe no kuyakoresha icyo ushatse ari uburenganzira bwawe. Uburenganzira, hari video nabivuzemo abatarayibonye mugende muyumve. Uburenganzira nyine bwaje ari ishyano nabwo, aho usigaye usanga abagore barisobanukiwe bashoboye gukorera amafaranga ayo bita yabo. Iyo context nayo sinyumva, ukuntu umuntu ashakana n'undi bakavuga ko babaye umwe, isezerano bakoranye ribagize umwe, bagahuza ibyo bafite byose. Nta kintu abantu bahuza bafite gikomeye kiruta umubiri wabo. Baba barasezeranye ko bazabana mu bukene no mu bukire, mu burwayi no mu buzima bwiza, bagatandukana n'urupfu, bakabyarana abana, ariko ugasanga umugore avuga ko afite amafaranga ye. Ibyo ni ibintu biri, niba ubikora nagira ngo ubwire ko is terrible, ni icyaha, ni bibi, birababaje, biragayitse ko amafaranga yose mufite na yanyu nk'umuryango. Yes, iki kintu reka nkivugeho gato.
abantu twubatse ingo dukwiye kwikuramo ikintu cya njyewe ahubwo bikaba twebwe. Icyiza cyawe ni icyiza cy'umuryango wawe, ni icyiza cyacu, ni icyiza cyanyu nk'umuryango. Ikibi cyawe ni ikibi cy'umuryango. Iyi ndwara ya my own money that I worked for ni icyorezo. It contributes to consumerism, kuko umugore nyine aba yumva ko afite amafaranga yiwe. Now, iki kintu kirasenya nticyubaka. Kirasenya kuko Satani yahagurukiye gukoresha selfishness, ndakita selfishness cyangwa kwikunda, kugira ngo asenye ingo. Aho usanga iyo independence, aho kugira ngo izane ibyiza mu rugo, aho kugira ngo izane gushyira hamwe n'iterambere, yazanye akababaro. Now let's talk about iki kintu cyo guhora wigereranya n'abandi. Ikibazo cyo kwigereranya n'abandi ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kibi, kubera ko aba wigereranya nabo ntago bazi. That's one. You may not know enough about them. Two, ntago Imana iguhamagara kwigereranya n'abandi. Yes, Imana ntago iguhamagara kwigereranya n'abandi kugira ngo umenye uburyo kwiriye kubaho. Ahubwo umuntu wese akwiye kubaho mu bushobozi Imana yamuhaye. Iki kibazo cyo kwigereranya kiri ku rwego rw'uko umugore buri gihe yumva ashaka kumera nka mugenzi we. Mbese kwa mugenzi wanjye niba afite inzu, nanjye ngomba kuyigira. Mbese kwa mugenzi wanjye niba afite imodoka nziza, nanjye ngomba kuyigira. Mbese mugenzi wanjye umugabo we ntakora iki, nanjye umugabo wanjye agomba kugikora. Muvandimwe, ninde wakugize umucunzi w'ibyo kwa mugenzi wawe? Cyangwa se ninde wakubwiye ko uko kwa mugenzi wawe babayeho ariko namwe mugomba kubaho? Icyo ni ikibazo gikomeye. Iki kintu kirimo ibibazo byinshi by'amafaranga, ku buryo nsa nkaho ntazi ahantu ho guhera mbivugaho. Meze nkaho natangiye, ariko ndumva meze nkaho ntaratangira. I have so much to say. I'll try to cover what I can. By God's grace tuzanakomerezaho n'ubutaha. Now, reka tuvuge ibintu bike. Of course ndagenda nsa nkaho mvugamo ibibazo, ariko sindi busige n'ibisubizo. Icyambere nshaka kuvugaho, ubwo se ni icyambere igihe narere mvuga, ubwo ni I hope you catch up. Nuko Imana iduhamagarira kubaho mu bushobozi bw'imiryango yacu. Yes, Imana iduhamagarira kubaho mu bushobozi bw'imiryango yacu. Imana iduhamagarira kugura ibintu biri mu bushobozi bwacu. Ese iyo tuvuze ibintu biri mu bushobozi bwacu tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze ko niba tuvuga urugero, Imana ihaye urugo rwanyu kwinjiza amafaranga 100,000, ibyo 100,000 ni iby'Imana ibahaye bigomba kubabeshaho. Yes, icyo kintu mucyumve cyane. 100,000 ni ibyo Imana ibahaye ngo bibabesheho. Ibyo 100,000 we kwibwira ko ukeneye kuba mu nzu y'150,000 kandi Imana yarabahaye ubushobozi bw'100,000. Ibyo nibyo bita kubaho mu bushobozi butari ubwawe, living beyond your means. Ni nko kuvuga ububayeho mu madeni, cyangwa se ububayeho ibintu udashoboye muri make. Iki kintu kandi kirashoboka, kuko Imana ubushobozi ufite nibwo Imana yashimye kugira. Imana ishima ko uza kuba mufite ubushobozi bwa miliyoni 10 nizo yari kubaha. Ishima ko muza kuba mufite ubushobozi bwa miliyoni niyo yari kubaha. Niba yarashimye kubaha 400,000 nuko ari byo ishaka ko mubaho muri kino gihe. Ntago bivuze ko ariko muzahora mubaho, ntago bivuze ko imibereho yanyu yoroshye, ntago ari Imana igamije. Imana ntago igamije gutuma imibereho y'abantu yoroha, ntago ari cyo kintu cya mbere kiraje inshinga cya mbere Imana twarakivuze ubushize, ni ubugingo bwabo. Nuko abantu bamenye ko ari abanyabyaha, ko ari abanzi b'Imana, bakiyunga nayo binyuze mu mwana wa Yesu Kristo. Ariko iki kintu kiri very crucial, kwemera kubaho mu bushobozi mufite. Uhore wibuka cya cyanditswe twavuze cyo mu Migani ibice 14, umugore w'umunyabwenge yubaka urugo rwe, naho umupfapfa agira ate? Ararusenya n'amaboko ye. Muri uko umugani abanyarwanda baciye ngo ushaka gusenya urugo rwe umutiza umuhoro. Abagore benshi bari gusenya ingo zabo, hanyuma ibidutiza imihoro nabyo biruzuye. Social media iragutiza umuhoro, ikwereka ibyiza abandi bafite udafite.
inshuti zawe ziragutiza umuhoro zikwereka ibigezweho n'ibyo ukwiye kugira. Bavandimwe, iki kintu nagira ngo mukitekerereze, wicare ibi bintu ujye wicara wisuzume, wirebeho witonze utuje, wigenzure, kuko ni ikintu gikomeye. Hari icyanditswe cyo iyo umuntu wundi ashatse kubaho birenze ubushobozi bwe, akenshi ababayeho mu madeni. Ibintu byaroroshye, hari ahantu ushobora kwikopesha ukazagenda wishyura gake gake, cyangwa se nk'abari mu bihugu byemera credit cards ugasanga abantu babayeho mu madeni ya credit cards. Banki iraguha ikadi y'umwenda ikubwira ati ujye ugenda ukoresha umwenda, hanyuma twebwe uzaba twishyura nyuma nta kibazo, take your time. Uko utinda niko bagucharginga ama interest, niko wishyira mu kaga, niko usenya urugo rwawe. Hari icyanditswe kivuga kuri icyo kintu cyo mu migani, ibice 22 umurongo wa 7. Reka mpabasomere umva ukuntu ari heza. Migani ibice 22 umurongo wa 7. Ndabona biri gutwara umwanya kandi mfite umwanya muto, ariko havuga ko umuborowa ari umuslave w'umulenda. The borrower is the lender's slave. Ntago nsomye umurongo wose I'm paraphrasing. Ni ukuvuga ngo ugurijwe ni ari muri slavery, ni imbohe y'umugujije. Iyo umukiriya aguhaye amafaranga ye, niyo waba uyaguzemo inzu, nizere ko ubizi ko iyo nzu ataba ari iyawe. Aba ari inzu baguhaye mu gihe uri kwishyura kugeza igihe uzarangiriza kwishyura. Niyo mpamvu iyo ukunaniye kwishyura baza bakayigurisha bakishyura ugasigara naho uri. Kuki? Kubera ko you are a slave of your lender. Uri umugaragu uwo wakugujije. Uko ni kuri umugaragu wa botike wikopeshejeho, uko ni kuri umugaragu w'umugore ucuruza ibitenge wafashe igitenge, uko ni kuri umugaragu w'amayinite wikopesheje adafite impamvu. Bavandimwe, Bibiliya idusaba kubaho mu bushobozi dufite. Bibiliya idusaba kunyurwa n'iby'Imana iduhaye. Iki ni icyorezo kimwe mu byo abagore dukeneye kwirinda. Dufite kutanyurwa kuri ku rwego rwo hejuru. Harusha kwibaza ati ariko njyewe ntabwo njya afata amadeni, ahubwo ngenda akora cyane. Ndemera nkakora amasaha menshi, cyangwa se nkakora ayo nshoboye, nge n'umugabo wanjye tugakora kugira ngo tubashe kwafodinga ubuzima bubaho tushaka kubaho. Ibyo nabyo ntago bishimishije. In most cases birababaje. Bibabaje gute? Of course navuze ko ndi buvuge muri context y'ahantu ndi. Ibintu bigeze ku rwego rw'uko abantu bahitamo comfort over family. Iki kintu nagira ngo mucyumve neza, abagore bashaka kuba ubuzima bwubaha Imana. Abagore, we choose comfort over family. Nukuvuga ngo, what do I mean by choosing comfort? Choosing a comfort nuko umugore ashobora guhitamo ko umugabo we akora n'amasaha 20 niba bishoboka, ariko kugira ngo babe mu nzu nziza y'ibyumba 5 barimo we n'abana be 2. It's very unfortunate and I see it everywhere. Ku buryo byabaye icyorezo, byabaye normal ko ntago abantu njyari n'igihe nibaza ntari kubundi urukundo abantu baba bakundana cyangwa ntago baba bakundana. Niba udashobora kugirira impuhwe mugenzi wawe zuko akora amasaha yose atoyilinga ahagaze, reka nkubwire, in a long term those things matter kuri health y'umuntu, ku buzima bw'uwo mugabo wawe mugore ashobora gukora. Niba umugabo ashobora gukora ayo masaha yose kugira ngo mube mu nzu mudashoboye, ntago muyishoboye, kuko yaba muyishoboye yari gukora amasaha asanzwe kandi mukabaho. Iki kintu impamvu gikomeye cyane, buriya umuntu washyizeho ko abantu bagomba gukora 9 to 5 bagakora iminsi 5 mu cyumweru ntago yari umusazi. Imana yaturemye dufite aho ubushobozi bushobora kugarukira. Ntago umuntu afite ubushobozi bwo kuba hataruhuka. Ikindi, Imana hari ibindi bintu. Ntago ubuzima bwacu burotatinga only about money. Hari n'ibindi bintu. Umuryango kuba uri kumwe ni ikintu cy'ingenzi mu maso y'Imana. Ese umugabo wawe azayobora gute urugo adahari akora? Noneho kuba akora si ikibazo, si imbyanze, aho kugira ngo ubwo bushobozi akoreye ubusigasire, uburinda n'ubwenge, ubufate neza kugira ngo byibuze mu gihe runaka azabone iyo freedom ashobora guspendinga time n'umuryango n'abana.
urabugura intebe zigezweho izo wabonye kwa makurata n'urugero cyangwa se iwanjye. Urumva icyo kintu umugabo wawe ararakora ntaryama, nawe amafaranga ukayafata ukayagura intebe zigezweho z'ibihumbi 10 izo wabonye kwa runaka. Murumva uko kutanyurwa, murumva uko kuba selfish, murumva uko kudakunda imiryango yacu n'abagabo bacu. Mureke mbasomere iki ijambo ry'Imana rivuga ko dukwiye kunyurwa. Bitazajya mugira ngo ibintu mvuga ni ibintu nikurira mu bwenge bwanjye mbabeshye. Ibyanditswe bitubwira gute muri Timoteyo wa mbere? Timoteyo wa mbere igice cya 6 guhera ku murongo wa 6 wenda tukageza ku wa 10. Haravuga ngo icyakora ko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Kubaha Imana kukwiye gufatanywa no kugira umutima unyuzwe. Kugira umutima unyuzwe ni iki? Kwemera kubaho muri minzi zawe, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ikintu nacyo kirakomeye. All the things that you keep on accumulating, there's nothing you are taking when you die. Upfuye biba birangiye. Closet wasizemo imyenda barayifata, imwe bakayiha baje mu kiriyo, indi bakayidonatinga kuri goodwill. Bana bashaka bakayitwika kuba yambara gasaba dahari. Ntukajye utekereza staffs ibi bintu tugura ntago bifite agaciro ko mu bugingo buhoraho. Nta kintu tuzajyana ikuzimu ngira ngo murabizi. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Amen. Tunyurwe nabyo. Niba dufite iki? Amamodoka 2? Oya. Niba dufite iki? Inzu zanditse amazina yacu? Oya. Ibyo bintu ntago ari need, ibyo bintu ni want. Niba dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Reka ndekeraho. Sinaho gusa no mu Bafilipi Paul avuga ukuntu, reka ne kwasoma ibice 11 kugera kuri 13. Mujye mufata biriya mwisomera amagambo y'Imana. Paul avuga ko yize kunyurwa n'ibyo afite. Ese n'abagore bangahe uyu munsi bavuga ko bize kunyurwa n'ibyo bafite? Udahora uhangayikiye ibyo udafite ku buryo Satana gufunga amaso ntiwibuke ko hari n'ibyo ufite. Hari ijambo ngira ngo rero mu migani rivuga ku musundwe ngo ugira abana, ntago mwibuka neza ngo bahora bavuga ngo ma nta kunyurwa. Paravuga ngo nize kuba mu bisaze, nize no kuba muri bike, nize gukena gusonza, nize no kugira ibisagutse. Bagore, Imana iraduhamagarira kwiga kuba muri means dufite. Iki kintu nabivugaho byinshi. Ntago ndinze mvuga ku bantu bakora. Yes, ni byiza murakora mwese, umugore arajya ku kazi, umugabo arajya ku kazi, abana tubivugeho sobo cyangwa tubyihorere. Ntago byakwirwa muri video imwe. Abana barirera literally. Nubwo birera isi irabakurerera, televiziyo irabakurerera, kuko niba uva ku kazi wakarayemo urananiwe ntago ushobora kwita ku bana, urajya kuryama urabasigiramo TV. Murabona ejo bundi tuzaba dufite abantu bameze bate? Murabona ejo bundi tuzaba dufite generation y'abana bameze bate? Abana barezwe na TV ngo urimo urashaka amafaranga yo kugura iki? Nonsense, so that you can live the life you can't afford. Bagore, it's time to repent. Mbabarire, ibi bintu birambabaza cyane. It's time to repent. Dukeneye kwisubiraho, dukeneye ivugururwa. It's just too much. Reka tuvuge no ku kindi kintu. Tuvuge, ariko nagira ngo basomere, hari quote nakunze cyane mu gitabo, kino gitabo The Power of a Transformed Wife, but ntago ari quote ahubwo ni quote y'umuntu witwa Dave Ramsey. Ngira ngo some of you know Dave Ramsey. If you are on social media, go follow Dave Ramsey. Avuga ibintu byiza ku mafaranga. Dave Ramsey mu gitabo cye cyitwa The Total Money Makeover yaravuze ngo too many times we buy things we don't need with the money we don't have to impress people who don't like. I would add to impress people who don't care. Ntukajye wibwira ngo abantu bari mu isi bakwitayeho cyane. You may not be as important as you think. Ku buryo nyine bitaye ku bintu byawe byose, bitaye kuri details za buri kantu.
uragura ibintu udakeneye mu mafaranga udafite. Kuki? Iki kintu mu gitekerezeho. Dukeneye gutandukanya needs na want. Need ni ibintu nkenerwa, ni ibintu ukeneye kugira ngo ubeho. Urugero, ukeneye ibiryo kugira ngo ubeho. Nawe ibyo bivuze ko hari utahaha nabi cyangwa ngo yangize ibiryo, oya, ariko bivuze ko ibiryo bikenewe. Icya kabiri, ukeneye ahantu ho gushyira ukeneye rufu hejuru yawe, ukeneye kutambara ubusa. Reka noneho tuvuge ku bintu bidakenewe. Ntabwo ukeneye smartphone, ku buryo niba ufite telefone nshya, telefone witabiraho, ntabwo smartphone ikwiye kukuraza ijoro cyangwa ngo igufatishe ideni. Ikindi tudakeneye, ntabwo mukeneye imodoka ebyiri ngo umugabo iyo umugore ye. Buriya n'abadafite imodoka bagenda. Yes, niba muzifite, praise God. Ndimo ndavuga abantu babaho mu buzima batafodinga. Niba urarukora ijoro umugabo agakora amanywa kugira ngo mugire amamodoka abiri, mubayeho mu buzima mudashoboye. Kuko ntabwo Imana yagenye ko umugabo n'umugore babaho umwe yinjira undi asohoka ngo barimo barashaka amafaranga y'ibintu badakeneye. Ntago mukeneye inzu yanditse mu mazina yanyu, mukeneye ahantu ho kuryama. Niba mufite inzu y'ibyumba bibiri, mukaba mufite aho mubasha kuryama mwese, praise God. Ntago hakenewe icyumba cy'abashyitsi kugira ngo mubeho. Abantu bakora provision y'abashyitsi batanafite ushobora no kumara n'amezi angahe ntabwo usuye. Think about it. Bikagufatisha ideni, bikakuraza amajoro, bikagutesha umutwe kugira ngo mugire inzu mutazanenjoyinga kuko mutayiraramo, mutayibamo, mwagiye buriya inzu umuntu enjoyinga yirimo. Ibyo bintu mubitekerezeho. Reka dukomeze. Ikindi kintu nk'abagore dukwiye guhora twibuka ko ibintu bitazana umunezero urambye. Ibintu byo mu isi ntago bizana umunezero urambye. Mureke mbabaza ikintu. Tekereza kuva igihe watangiye gukorera ku mafaranga ibintu maze kugura. Tekereza umubare w'imyenda n'inkweto umaze kugura. Mbese waranyuzwe? Twese turabizi. Igisubizo ni oya. You still want more and more and more. Ibi bintu ni uburwayi. Niyo wagira inzu yawe waguze, ntago Imana yaremeye umutima w'umuntu ufite inyota, ariko ikintu cyonyine gishobora kuzuza inyota y'umuntu muri uyu mutima we ni Imana. Imana niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kuzuza umutima wawe uri empty. Ntago amafaranga yawuzuza, ntago ibintu ugura byawuzuza, ntago inzu nshyashya yawuzuza, ntago iPhone yawuzuza, yewe nta kintu cyawuzuza. Only God. We kwibwira rero ko kunyurwa kwawe kuzaturuka mu bwinshi bw'ibintu ufite, ntago kuzaza. Niki muri Luka havuga? Ibice 12 umurongo wa 15. Haravuga ngo mwitonde. Arababwira, uyu Yesu wabwiye abantu, arababwira ngo mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Nukuvuga ngo n'ibintu ufite ntago bishobora guhaza, ntibishobora gucungura ubugingo bwawe, ntibishobora guhaza inyota iri mu mutima wawe. Ikindi, umubwiriza hari ahantu bavuga ukuntu ufite ifeza ahora yifuza nyinshi. Umubwiriza igice cya 5 umurongo wa 9 haravuga ngo ukunda ifeza ntabwo ahaga ifeza, n'ukunda kunguka byinshi nawe nuko. Ibyo nabyo ni ubusa muvandimwe. Ntabwo uzahaga ifeza. It doesn't matter how much you have, it doesn't matter how much you have, it doesn't matter how much you save, it doesn't matter how much you buy, you always feel the emptiness. Ntabwo uzanyurwa n'ibintu. Reka nsoze, ntago ibintu byose nabirangiriza, ariko reka ndangirize ku kintu cy'uko tudakwiye kwigeranya n'abandi. Ni munyurwe n'ibyo mwahawe n'umwami Imana, mubona uko mumushima. Tuzakomeza na part 2 tuvuge kuri iki kintu kuko kirakomeye, ariko wigenzure, pray about it, repent. Kandi ikibazo gifite mujye muhora mukibuka dufite gikomeye ni icyaha kiri mu mitima yacu, nicyo kibyara uku kutanyurwa, kibyara kwifuza kose. Murakoze cyane. Tuzakomeza nakagaruka. Subscribe to the channel. Niba utararebye ibindi biganiro birebe, invite your friends and let's
together live a life that glorify God. Imana ibamugisha cyane nakagaruka. Bye.